Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone, darling. Yamwunze n'umukunzi we biranga, agahinda k'umubyeyi wa Yamano uriho usaba imbabazi. Yitwa Nsengiyumva Zaburoni, se wa Uworizagwira Florien wamamaye nka Yamano, avuga ko umutima we wuzuye agahinda nyuma y'uko umuhungu we asabiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ariko agasaba ko ahabwa imbabazi n'icyizere akagaruka mu buzima busanzwe. Mu ijwi ryoroshye n'amarangamutima agaragaza, Nsengiyumva Zaburoni, umubyeyi w'umuhanzi Yamano, yavuze ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyo ku itariki 9 Kamena 2026 cyamusigiye igikomere gikomeye nyuma yo gutegeka ko umuhungu we afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe akurikiranyweho ibyaha bitatu. Yamano, umwe mu bahanzi bakizamuka mu muziki nyarwanda, akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha urumogi n'icyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi. Ku mubyeyi we, icyemezo cy'urukiko cyaje ari nk'inkuba nyuma y'icyizere yari afite ko umuhungu we ashobora guhabwa amahirwe yo gukurikiranwa ari hanze. Yagize ati, uriya mwana niwe wari ugize umuryango wanjye, niwe wari untunze, niwe wari utunze umuryango, niwe twarebagaho. Aya magambo ayavuga agaragaza uburemere bw'ingaruka z'ifungwa rye ku mibereho y'umuryango we. Nsengiyumva Zaburoni yavuze ko yumva afite icyizere ko ubutabera buzagenzura neza dosiye y'umwana we, ariko anasaba ko habaho guhabwa imbabazi n'ubuyobozi bwo hejuru, by'umwihariko Perezida wa Repubulika. Yagize ati, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nzi ko ukunda abanyarwanda, ni wowe duhanze amaso. Aya magambo ayavuga nk'umubyeyi wumva ko ejo hazaza aho umuryango we hashobora kugorana, cyane ko avuga ko Yamana ari we wari inkingi y'imibereho yabo ya buri munsi. Amashusho yasakajwe n'ibibazo by'urugo. Mbere y'ibi byose, Yamano yari yaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amashusho y'urukozasoni yakwirakwijwe n'abantu batandukanye, agarura n'ifatwa ry'abakekwaho kuyakwirakwiza. Rero aya mashusho yakuruye ifatwa ry'abakekwaho kuba bakwirakwiza aya mashusho y'uyu muhanzi Yamano Uworizagwira. Se avuga ko yabonye ayo mashusho ndetse akiyumva yahise avugana, akiyumva ayo mashusho cyangwa se akireba ayo mashusho, yahise avugana n'umwana we cyangwa se avugana n'umuhungu we Uworizagwira Florien, amubwira ko ari ibintu bidakwiriye ibyo ari gukora. Yamano ngo yamusobanuriye ko ayo mashusho yafashwe ku bwumvikane n'umukunzi we, ariko akaza gusakazwa atabigizemo uruhare. Avuga ko yagambaniwe. Nsengiyumva yabwiye ikinyamakuru cya hano mu Rwanda ko mu rugo rw'umuhungu we habaye ibibazo by'umubano hagati ye n'umukunzi we, byaje gukurura amakimbirane ndetse no gutandukana. Umwana wakuze akunda korali akinjira mu muziki yitwa Uworizagwira Florien cyangwa se Yamano. Uyu mubyeyi asobanura Yamano nk'umwana wakuriye mu muryango usenga, ukunda kuririmba muri korali, bikaza no kumufungurira inzira yo kwinjira mu muziki. Avuga ko kuva akiri umwana muto, Yamano yagaragazaga impano yo kuririmba ndetse akabimenyera mu bikorwa by'urusengero. Niho yakoreraga uyu murimo we wo kuririmba muri korali ku rusengero. Nubwo hari amakuru avuga ko yaba yarigeze gukoresha ibiyobyabwenge akiri mu mashuri, se we avuga ko ibyo byamutunguye kubyumva kuko atigeze abimubonaho mu rugo.
icyizere n'ubutumwa ku bafana b'uyu muhanzi wa Yampano. Mu gusoza rero uyu mubyeyi wa Yampano Nsengiyumva Zaburoni yasabye abakunzi b'umuziki kudacika intege ndetse abaremamo umutima n'icyizere ku bafana be bamukunda. Yashimangiye ko impano ya Yampano itazimye nubwo ari mu bihe bikomeye. Mushiki wa Yampano nawe avuga ko bababajwe n'icyemezo cy'urukiko ariko bagakomeza kwizera ko azabona andi mahirwe yo gusubira mu muziki n'ubuzima busanzwe. Kuri ubu umuryango wa Yampano uvuga ko ukeneye ubufasha n'inkunga by'umwihariko mu bijyanye n'amategeko kuko kubona umunyamategeko uburanira uyu muhanzi bitaboroheye habe na gato. Ku itariki 9 nibwo rero Yampano, itariki 9 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo Yampano yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo ahita yerekezwa i Mageragere, niho yahise ajyanwa. Ni umuhanzi rero uyu Uworizagwira Florien yitwa Yampano, muramuzi cyane. Iminsi 30 yarayikatiwe nyuma yo gusanga ibyaha 3 muri 6 yakekwagaho bifitiwe ibimenyetso bifatika. Uba rero akaba yaroherejwe i Mageragere. Ni kuwa kabiri ku itariki 9 Kamena 2026 ubwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahasomwaga mu ruhame umwanzuro w'urubanza ruregwamo Uworizagwira Florien wamamaye nka Yampano. Urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro rwasuzumye ikirego cy'ubushinjacyaha nuko Yampano yireguraga, rero bafata umwanzuro wo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo. Impamvu urukiko rwashingiyeho nuko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kunywa urumogi no kwangiza ikintu cy'undi bifitiwe impamvu zihagije zo gukekaho ko Yampano ibyo byaha yaba yarabikoze. Icyaha cyo gukoresha ibikangisho, icyaha cy'ubwinjiracyaha, cy'ubwicanyi ndetse no gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko nta mpamvu zikomeye zigaragazwa yuko ibi byaha yaba yarabikoze. Yampano yari yasabye ko yafungurwa kubera imbabazi yahawe n'umugore we Diane, ariko urukiko rusanga izo mbabazi nta shingiro zifite bityo ntizashingiweho. Nguko rero ibya Yampano uko amerewe, ndetse umugore we Diane yanamusabiye imbabazi ariko ibyo ntabwo urukiko rwigeze rubishingira. Niba utarakanda subscribe kanda subscribe. Twinjiye rero ku nkuru ya Alia Cool uzwi cyane hano mu Rwanda by'umwihariko mu myidagaduro. Alia Cool ntiyigeze ngo akundana n'uyu Rugumi Saidi, umukire, umushoramari, rwiyemezamirimo, akaba rero umukire ukomeye cyane. Uyu rero nawe Alia Cool ni rwiyemezamirimo, akaba n'umukinnyi wa filime uzwi nka Alia Cool. Yagaragaje ko atigeze akundana na Rugumi Saidi nyuma y'igihe kinini amazina yabo avugwa mu nkuru z'urukundo zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Kuva muri Gicurasi 2026 amakuru yavugaga ko Alia Cool na Rugumi Saidi bari mu rukundo yakomeje kuvugwa cyane, nubwo nta n'umwe muri bo wigeze abyemeza cyangwa ngo abihakane mu buryo bweruye. Icyo gihe bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bashingiye ku kuba Rugumi Saidi yaratangiye gukurikira Alia Cool kuri Instagram, ibintu byatumye benshi bakeka ko hagati yabo hari umubano udasanzwe. Gusa kuri ubu ibintu byarahindutse
iyo urebye kuri konti ya Instagram ya Rugumi Saidi usanga atagikurikirana Ali Yakuru, ahanini asigaye akurikirana konti zifitanye isano n'ibikorwa bye by'ubucuruzi harimo na kompanyi ye. No ku ruhande rwa Ali Yakuru nawe ntabwo akigaragara mu bakurikirana Rugumi Saidi kuri Instagram. Ibintu byarushijeho gutuma hibazwa icyabaye hagati y'aba bombi. Amakuru ariho kugeza kuri ubu ngubu yamenyekanye kandi nuko Ali Yakuru yagiye asiba bimwe mu bitekerezo cyangwa se comments Rugumi Saidi yari yarashyize ku mafoto n'amashusho yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi rero bije nyuma y'igihe Rugumi Saidi yari amaze kuvugwa cyane mu Rwanda kubera inkuru z'urukundo rwamuhuzaga na Mutesi Jolly. Icyakora nyuma y'igihe ayo makuru avugwa, bombi bahisemo kutagira byinshi batangaza ku mubano wabo. Kugeza ubu kuba Ali Yakuru na Rugumi Saidi batagikurikirana na ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakaba barashyizeho uburyo bwo kutongera kubona ibikorwa bya buri umwe, byatumye benshi bongera kwibaza uko umubano wabo waruteye, nubwo Ali Yakuru ashimangira ko nta rukundo rwigeze rubahuza we na Rugumi Saidi. Nguko rero iby'uyu muhanzi, umukobwa ukunzwe cyane Ali Yakuru, umushoramari, rwiyemezamirimo ndetse akaba n'umukinnyi wa filime ibye na Rugumi Saidi, nuko nguko bihagaze. Igikombe cy'isi nacyo rero kigiye kuba cyatangira, nta mukobwa n'umuhungu bazongera kurara bavugana kuri telefone. Abagore benshi bazasigara bonyine mu buriri bonyine rwose, mu gihe isi yose yitegura irushanwa ry'igikombe cy'isi FIFA World Cup. Abafana b'umupira w'amaguru bamaze kwinjira mu mwuka waryo ku buryo benshi batangiye kuvuga ko rizahindura byinshi mu mibereho ya buri munsi, cyane cyane ku mibanire y'abakundana ndetse n'abashakanye. Nubwo bisa nk'urwenya, hari impamvu zituma bamwe bavuga ko mu gihe cy'igikombe cy'isi nta mukobwa n'umuhungu bazongera kurara bavugana kuri telefone, ndetse ko abagore benshi bazajya baryama bonyine kubera ubwitabire bukomeye bw'abafana bazaba bahugiye mu gukurikirana iyi mikino y'igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi ni rimwe mu marushanwa akurikirwa n'abantu benshi kurusha ayandi ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe cy'ukwezi kurenga, amamiliyoni y'abafana bamara amasaha menshi bakurikira imikino, basesengura uko amakipe ahagaze, banaganira ku bakinnyi baba bitwaye neza. Ibi bituma gahunda zisanzwe zihinduka, cyane cyane mu masaha y'umugoroba na nijoro. Abasesenguzi mu mibereho y'abantu bavuga ko amarushanwa akomeye nk'aya akunze kugira ingaruka ku buryo abantu bakoresha igihe cyabo. Amasaha asanzwe akoreshwa mu kuganira n'abakunzi, kureba filime cyangwa gusohokana urashobora gusimburwa no gukurikirana umukino cyangwa kujya kureba umupira hamwe n'inshuti. Nk'uko umuhanga mu mibereho ya siporo Jay Cockley yagize cyangwa se yabivuzeho, yagiye abigarukaho mu ubushakashatsi bwe. Siporo ikomeye nka FIFA World Cup ishobora guhindura uburyo abantu bakoresha igihe cyabo ndetse n'ibiganiro bibahuza n'imiryango yabo. Ku isano riri hagati ya siporo n'imibereho y'abaturage, Chris Kinosta yagaragaje ko siporo ishobora kugira uruhare rukomeye mu guhindura imyitwarire n'imikoreshereze y'igihe mu gihe cy'amarushanwa akomeye cyane. Mu marushanwa yabanje, ibikorwa by'ubucuruzi bifitanye isano no kureba umupira birimo utubari, resitora n'ahantu hahurira abafana byagaragaye ko byunguka cyane kubera umubare munini w'abakiriya baba bashaka gukurikira imikino mu matsinda.
Bamwe mu bagore n'abakobwa bakunze gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ko abagabo babo cyangwa abakunzi babo baba bahugiye cyane ku mupira ku buryo ibiganiro byabo bisanzwe bigabanuka. Nubwo bidashoboka ko umupira w'amaguru usimbura urukundo cyangwa inshingano zo mu muryango, ukuri ni uko igihe cy'igikombe cy'isi ari ibihe bidasanzwe ku bakunzi b'uyu mukino. Ku bafana bamwe iminota 90 y'umukino iba ifite agaciro kanini ku buryo bashobora gusubika ibindi bikorwa byinshi kugira ngo batagira icyo bacikanwa. Muri urwo rwego rero bamwe bavuga ko mu gihe iri rushanwa rizaba ririmo kuba, telefone nyinshi zizaceceka nimugoroba, ibiganiro hagati y'abakundana bigabanuke, mu gihe amaso ya benshi azaba ahanze kuri televiziyo ategereje ibitego, amakarita atukura n'ibihe by'amateka bizandikwa ku bibuga by'umupira. Igikombe cy'isi ni kimwe mu bikorwa bike bishobora guhagarika gahunda zisanzwe z'abantu amamiliyoni ku isi icyarimwe, kigatuma umupira w'amaguru uba ingingo ya mbere mu rugo, ku kazi no mu biganiro bya buri munsi. Niba utarakanda subscribe hano kuri YouTube channel yanyu Eyodem TV, kanda subscribe tuzajye tubana kenshi kandi buri munsi. She asked me if I had another minute.